Bene data bakristo bavandimwe aho muteraniye hose, abari mu Rwanda, abari mu Burundi, abari muri Congo, abari muri Uganda, aho uherereye hose ukaba ushobora kumva ururimi tuvuga, kuko hari abavuga ururimi rusa cyangwa bumva ururimi rusa n'ikinyarwanda. Mwese tubahaye ikaze. Tuhaye ikaze kandi abari muri Zambia, dufite inshuti zidukurikirana ziri muri Zambia. Duhaye ikaze abari muri Uganda, bariyo. Duhaye ikaze abari Mozambique, duhaye ikaze. Tuguhaye ikaze aho uri hose, haba ari muri Afurika, haba ari Burayi, dufite inshuti mu Bubiligi zidukurikirana, haba ari muri Amerika, aho uherereye hose, muri Canada. Duhaye ikaze abari muri Aziya, dufite inshuti muri Australia, aho muherereye hose mwumvemo ikaze. Imana iduhana umugisha muri uyu mwanya. Uko bisanzwe ni Pastor Theoneste muri hano ugarutse kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima uyu munsi, kugira ngo tubashe kuriganira. Ndagira ngo rero twihuse dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abami ba kabiri. Turasoma ibice 5, duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo, turasoma imirongo mikeya gusa, ntabwo dusoma imirongo myinshi. Dusoma umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3. Aravuga ngo Namani umugabo w'ingabo z'umwami w'i Siriya yari umutoni kuri shebuja kandi w'umunyacyubahiro, kuko ari we Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari, ariko yari umubembe. Icyo gihe Abasiriya bajyaga batabara bakarema imitwe y'abanyazi. Bukeye bajya mu gihugu cy'Isiraheli banyagayo umukobwa muto, abumuja wa Mukanamani. Bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati, icyama databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. Namani ajya kubwira shebuja iby'umuja waturutse mu gihugu cya Isiraheli yavuze. Nuko umwami w'i Siriya abyumvise abwira Namani ati, haguruka ugende, nanjye ndandikira umwami w'Abisiraheli urwandiko. Imana idufashe cyane. Ndagira ngo tuganire kuri aya magambo, twaza gukomeza no kuvuga ku mirongo ikurikiraho. Ngira ngo twese iyi nkuru, cyangwa se abenshi, inkuru ya Namani turayizi ko yari umugabo w'umunyacyubahiro nk'uko Bibiliya itubwiye, kandi ngo niwe Uwiteka yajyaga ahesha Abasiriya kunesha. Bituma aba umugaba mukuru w'icyubahiro kandi w'umutoni kuri shebuja umwami w'i Siriya. Hanyuma ikindi Bibiliya itubwiye kuri uyu mugabo nuko ngo yari afite ikibazo cy'uko yari umubembe. Ibyo turagenda tubiganiraho hasi. Hanyuma ndagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo urufunguzo ruri mu ntoki zawe. Urufunguzo ruri mu ntoki zawe. Kimwe n'ubundi buzima busanzwe, success yose igomba kugira sacrifice. Bisobanura ngo ntacyo ugomba kugeraho ntacyo utanze cyangwa ntacyo ukoze. Abantu benshi bifuza ubuzima bwiza nk'ubw'aba runaka, kugira icyubahiro nk'icyabo, ariko batemera guca mu nzira bo baciyemo ngo bagere aho bari uyu munsi. Ni muri ubwo buryo n'imigisha iva ku Mana imera. Abantu barayishaka ariko batemera guca aho bagomba guca kugira ngo bayigereho, ndetse bagashaka bamwe na bamwe no gutangaho abandi nk'ibitambo. Uzumva abantu bamwe babwira abandi bati, mudusengere rwose, dufite ibigeragezo, dufite intambara, dufite ibitugoye. Ni koko birashoboka, abantu bashobora kugufasha gusenga kubera ko ufite ibibazo, ariko baba bagufasha. Nta muntu wagusengera wowe utisengera. Nawe ugomba kumenya kwisengera ubwawe, ntabwo ugomba gutangaho abandi nk'ibitambo
kugira ngo ugere ku migisha y'Imana, wowe ubwawe ugomba kugira icyo ukora, wowe ubwawe atari abandi bakigukoreye. Ikindi cya kabiri, ari nabo usanga ahubwo batanga n'amafaranga kugira ngo bagure imigisha. Uzatanga amafaranga uyaha umuntu agenda agura imodokari, ni umuhanuzi, ni umupasiteri, agura imodokari nziza igendemo, yubake inzu nziza yibemo, ariko nta kintu azaguha, kubera ko urufunguzo ruri mu ntoki zawe ubwawe. Ntabwo urufunguzo rufungura imigisha y'Imana ruri mu ntoki z'umuhanuzi, ntabwo ruri mu ntoki z'umupasiteri, z'umuvugabutumwa, kabone naho yaba ari rurangiranwa, umugani wa bene wacu w'Abarundi. Nta muntu n'umwe wakwinjiza mu migisha y'Imana atari wowe ubwawe ushatse ufungura umutima wawe ngo wemere icyo ijambo ry'Imana rigutegeka. Ahangaha ndagira ngo turebere hamwe ibintu bimwe bishobora gutuma imigambi y'Imana cyangwa se imigisha y'Imana itakugeraho ubuzima bwawe. Mu by'ukuri ndagira ngo mbabwire yuko aho wavukiye hose, uko wavutse kose, uko uriho kose, ibyo ngibyo bishobora kubangamira abandi bantu cyangwa se nawe ubwawe bikakubangamira, ariko ntibago bishobora kubangamira Imana, kubera ko uko uriho kose kuri mu migambi y'Imana. Uko uriho kose ntabwo ari byo Imana yitayeho. Ntabwo Imana ireba aho ukomoka cyangwa aho nkomoka, ntabwo Imana ireba ibyo, si byireba. Ahubwo Bibiliya yatubwira ngo icyo Imana yitaho ni umutima w'umuntu wica bugufi, umutima uyishaka, umutima uyubaha. Nibuka ya magambo Petero yavuze wa munsi ubwo ngo yabonaga yari kwa Korneliyo, ngo akabona abanyamahanga bahawe umwuka wera. Yaravuze ati, menye yuko Imana itarobanura ku butoni, atahubwo umuntu wo mu mahanga yose. Ni ijambo rikomeye cyane. Petero yaravuze kuvuga mu mahanga, yaravuze mu banyamahanga, mu bantu batari Abisirayeli, mu bantu bo batekerezaga ko ari abantu badafite agaciro ku Mana. Ariko aravuga ati, uwo muntu aho ariho hose, aho akomoka hose, icyo ari cyo cyose, apfa kuba akora ibyo Imana ishaka. Aravuga ati, Imana iramwemera. Noneho kuba rero Imana yakwemera aho ukomoka hose, uko uteye kose, noneho tugira ngo turebe ikintu cyakubuza gusingira cyangwa gufata cyangwa kugera ku migisha Imana ikugenera, Imana igenera n'abandi. Ijambo rya mbere twabonye ko uyu mugabo Namani yari umunyacyubahiro, yari afite icyubahiro cy'isi, ndetse Bibiliya itubwira yuko icyo cyubahiro cye, itugaragariza ko icyo cyubahiro yari afite byageze naho agihagurukana cyose uko cyakabaye, akivana iwabo i Siriya akijyana muri Isirayeli gushaka umwami, ndetse agezeyo atangira no gushaka gushyiraho amategeko, ashaka gutangira gutegeka umuhanuzi ibyamukorera, bya bindi byo mu gisirikare, bya bindi byose bita reglement militaire, arazizana atangira gushaka uburyo yazikoresha ku muhanuzi kugira ngo agere ku byo yifuzaga cyangwa ku byo yari akeneye kugeraho. Ariko ntago ibyo twifuza ku Mana tubigeraho kubera ko tubyifuza gusa, ahubwo tubigeraho kubera yuko tugiye mu nzira Imana yifuza ko tugomba kujyaho, Imana ishaka ko tugomba kujyaho. Iyo ni ijambo rya mbere. Bibiliya yatubwiye ngo yaragiye amaze kubwirwa n'umuhanuzi, guhabwa amabwiriza y'ibyo agomba gukora, ngo yikubita mu gatuza, ngo aravuga ati, nari nzi ko ari buze agahagarara imbere yanjye, ngo agatakambira Imana ye, akayibwira ikabasha kunkiza ibi bibembe, none antumyeho umuntu gusa. Ararakara kubera cya cyubahiro cyose yari afite. Ariko ndagira ngo nkubwire, icyubahiro cyose waba ufite, amashuri yose waba warize,
ubutunzi bwose waba ufite, aho waba ukomoka hose, ibyo ngibyo nta kintu bivuze ku Mana. Si ukuvuga ko Imana ibisuzugura, kuko Imana imbere na mbere niyo itanga icyubahiro, Imana niyo itanga ubutunzi. Yabishatse ntabyo wabona, ariko mu gihe ubifite witekereza ko uko ushobora kubikangisha abantu, ushobora kwitwara imbere y'abantu kubera ibyo ngibyo, ariko no ku Mana iyo yabiguhaye ariko bimeze. Ikindi cya kabiri, Namani ngo yari afite umutima w'ubwibone. Ntabwo cyari icyubahiro gusa, hari abantu bagira icyubahiro ariko ugasanga wenda bacana bugufi. Ariko yari afite ngo umutima w'ubwibone cyane, ariyo byamuteye kuvuga ngo n'iwacu hari inzuzi kandi ngo ziruta Yerusalemu. Aravuga ati iyo nzijyamo cyangwa iyo izo antegeka kujyamo ntabwo nari gukira. Yari afite uwo mutima w'ubwibone wo gutekereza yuko wenda bamusuzuguye kujya mu nzuzi z'i Yerusalemu. Aravuga ati aka ni agasuzuguro, nakagiye no muzi wacu kuko zari zihari. Ibyo rero icyo nacyo kijya kibera imbogamizi abantu benshi cyane, gutekereza iyo bakomoka, gutekereza ku byubahiro byabo, gutekereza ku madini yabo umuntu. Ariko ugasanga koko nibyo umuntu wese agira yakomoka, kandi ugomba kuha agaciro. Ufite idini usengeramo ugomba kuyiha agaciro, ariko ibyo byose washobora kubiruhana ubifite. Waruhana idini, waruhana icyubahiro, waruhana amashuri, waruhana amafaranga, ugahangayika ukamera ute. Ariko nimba uje gushaka Imana, wemere guca bugufi, wemere kuganira, wemere kumva icyo Imana ishaka ku buzima bwawe, wemere kumva icyo Imana ishaka ko ukora. Ijambo rya gatatu, Bibiliya yatubwiye ngo Namani nubwo yari ateye gutyo, atubaha abandi bantu, agira ubwibone, ari umunyacyubahiro cyinshi cyane, ariko ngo yari n'umubembe. Buriya abantu tugira ibintu dutandukanya, atari uko tutari kimwe, ahubwo kuko ibyo bintu dufite bishobora kudushyira mu makarase atandukanye. Rimwe na rimwe kubera ko wenda ufite ibyo urusha mugenzi wawe cyangwa urusha abandi bantu, ukwibwira yuko wowe ubaruta, nyamara wowe ntacyo uba ubarusha. Wowe nyawe ntabwo ari ibyo utunze, wowe ubwawe ntabwo ari amashuri wize, wowe ubwawe ni wowe nyine. Wowe nk'umuntu, nk'uko wavutse ukavukira amezi 9 nk'uko abandi bavukiye 9, ugahumeka nk'uko abandi bahumeka, ugakenera kurya. Ndavuga wowe, ari abantu batazi kwitandukanya n'ibintu bafite, batazi kwitandukanya n'ibyo batunze, batazi kwitandukanya n'amazu yabo n'amamodokari yabo. Ndavuga wowe nkawe ubwawe wivanyeho ibyo ngibyo, ntaho utandukaniye na mugenzi wawe. Namani rero nubwo yari afite bya bindi byose, ariko yari afite n'umubiri ushobora kurwara nk'abandi bantu bose. Yari afite n'umubiri ushobora kugira intege nkeya nk'abandi bantu bose. Ibyo rero ndagira ngo mwene data, aho uri hose, uko umeze kose, ariko uri umuntu nk'abandi bantu, ujye utekereza ko uri umuntu nk'abandi bantu. Nimba Imana yaraguhaye umugisha ukagira ibyo ushobora kugeraho, ariko umenye ko uri umuntu nk'abandi bantu, ntawe utandukaniye n'abandi bantu. Wavukiye amezi 9, urahumeka, urasinzira, urananirwa, ugira amarangamutima nk'ay'abandi bantu bose. Ndetse igihe kizagera iminsi yawe yo kubaho Imana yakugeneye nk'uko igenera n'abandi bose irangire, ujye mu butaka nk'uko n'undi wese azawujyamo. Ibyo rero ni ibintu abantu twese duhuriyeho, ariko tutajya duha agaciro. Namani yari umunyacyubahiro, ariko yari n'umubembe. Bigaragara ko hari n'igihe ashobora gukora adasinziriye, kandi abamurinda, abashinzwe umutekano we, bo basinziriye. Hari igihe ashoboraga kurara atanariye, ariko abakozi bo mu rugo rwe bamutekeye, bo banariye. Imana itugirire neza, kubera ko yari umuntu
yari afite umubiri nk'uw'abandi bantu, ngo yararwaye arivuza nk'uko abandi bantu bose bivuza, bimunaniye aricara arekera aho ngaho. Bigaragara yuko yari ategereje ko igihe kizagera agapfa, kuko iyo wivuje ntukire ikiba gisigaye ni igiki? Ni uko utegereza uti umunsi wanjye uri hafi, igihe kizagera, isaha ntazi, kubera yuko nta muntu n'umwe washoboye kugufasha. Wenda se sinzi nimba aragiye no mu bapfumu n'ahandi henshi nk'uko abandi bantu nabo basanzwe muri iki gihe babigenza, cyangwa mu bindi bihe. Iyo umuntu amaze kunanirwa ahantu hose, uzumva n'abakugeraho bakugira inama bati runaka hari umuganga, ugere usange ni umupfumu, runaka hari umuganga, kuko iyo umubiri wanze abakugira inama nabo benshi. Ikindi cya nyuma aricyo ngira ngo tuvugeho, Namani yumviye, cyangwa se bigaragaraga yuko yumviye abagaragu be. Nshingiye ku miterere ya Namani, wumviye abagaragu be kabiri kose, ntekereza ko atari uko yari umuntu usanzwe aca bugufi mu buzima bwe, ahubwo nuko yari amaze kunanirwa n'umubiri. Yari amaze kugera mu gihe umubiri we umunaniye, icyubahiro cye ntacyo kimumariye, adasinzira, atamerewe neza. Murabizi mwese iyo umuntu yageze muri icyo gihe yumva inama, abamugira inama baba benshi, nyamara runaka hari umuntu wagufasha, nyamara runaka hari umuntu yagufasha. Ntekereza kandi ntibeshya ko bwaba ari bwo buryo Namani yashoboye kumvira abagaragu be inshuro ebyiri zose bamugira inama zo gukora ibyo umuhanuzi amubwira. Kandi bigaragara ko byarangiye Namani byarangiye yemeye kumvira inama z'abagaragu be, akakora ibyo umuhanuzi yamubwiye. Bibiliya atubwira ngo yagiye mu Yorodani nk'uko bari bamutegetse, ubwo ariyibiza inshuro 7 zose. Inshuro 7 zose, ntabwo ntiyibiye inshuro 4 cyangwa 5, yagiyemo inshuro 7 nk'uko bari bamutegetse. Hanyuma Bibiliya atubwira ngo ku nshuro ya 7 azamuka, umubiri we wabaye nk'umwana muto cyane, yakize, ajya ku muhanuzi ngo amuha ibyo yari yazanye byose by'amaturo, nubwo atanabyemeye, ariko ngo we yarakize, asubira iwabo muri Siriya, ngo ahimbaza Imana, avuga ibitangaza by'Imana, avuga gukomera kw'Imana, avuga Imana ya Isiraheli ko ariyo Mana, ko ariyo ifite ubushobozi, ko ariyo iri hejuru ya byose. Nagira ngo nkubwire data, muvandimwe, nawe ushobora kuba umaze igihe kinini ufite ibibazo, ugowe, udafite, wakoze hirya no hino, wagiye mu baganga, wagishije inama abantu, waragerageje, ariko ibibazo cyangwa se ikibazo ntikirangira. Ndagira ngo nkubwire wemerere ijambo ry'Imana uyu munsi. Urufunguzo ruri mu ntoki zawe, ntabwo urufunguzo rufitwe n'undi muntu uwo ari we wese. Iyo bigezeho abantu bananiwe, iyo bigezeho abaganga bananiwe, iyo bigezeho abakugira inama bananiwe, iyo bigezeho nta muntu n'umwe ugishobora kugira icyo agufasha, urufunguzo ruri mu ntoki zawe, ngo wegere ku Mana wowe ubwawe, wibwire ikibazo cyawe, kandi wemere icyo agutegeka. Wa munsi mu bukwe bw'Ikana biri tubwira yuko ngo abantu baje kuri Mariya baramubwira bati tugize ingorane, turagowe, ibyo kunywa biradushiranye. Ariko ngo Mariya ngo asanga Yesu aramubwira ati nyamuneka dufashe, abantu baragowe, dore ibibazo uko bigenze. Nuko ngo aranamubwira ati tubigendanyemo dute, kwigiye cyane kitaragera. Ariko Mariya yarazi yuko Yesu afite ubushobozi, yarazi ko ashobora gutegeka, yarazi ko ashobora guhindura, yarazi ko ibibazo biri aho ngaho bishobora gusubizwa, kubera ko yahamubonaga. Yaravuga ati ntimugire ikibazo ku mutima, ubwo ari aha ngaha ikibazo cyose aragikemura. Nuko ngo arababwira ati icyo ababwira cyose mugikore. Nawe urufunguzo ruri mu gukora iby'ijambo ry'Imana rikubwira. Icyo kibazo cyakunaniye, izo ntambara zidashira zo mu rugo rwawe, izo ntambara zidashira zo mu kazi kawe, izo ndwara iyo ndwara idakira iri mu mubiri wawe,
urufunguzo ruri mu ntoki zawe kugira ngo wemere iki jambo ry'Imana rikubwira uyu munsi ugikore. Nimba ari ukwihana wihane, nimba ari uguca bugufi ugapfukama bakagusengera. Turagusengera mu izina rya Yesu, kandi dufite ibyiringiro ko Imana idahinduka. Imana ntabwo ihinduka. Imana yari iriho mu gihe cya Elisa, mu gihe cya Namani, niyo Mana y'uyu munsi, ntabwo ihinduka. Wowe uyizere, uyereke ibibazo byawe, nawe yiteguye kugufasha, yiteguye kugukiza, yiteguye kurambura ukuboko. Ntiwigire ikintu na kimwe wishingikirizaho, kuko ibyo byose umaranye igihe nabyo ariko ntacyo byagufashije. Umaze igihe kinini ufite idini usengeramo irimo abantu wenda bakomeye cyangwa se bize. Niyo abantu bajya bitwaza ati ngewe idini yanjye irakomeye, ni n'iya kera, irimo n'abantu bize kandi bakomeye, ndetse n'abatuyobora ni abahanga cyane. Ese ariko ibyo byose ntabwo bikubujije kuba umaze igihe kinini cyane ugowe, ufite ikibazo kitafite igisubizo, kitasubizwa n'idini, kitasubizwa n'abakomeye, kitasubizwa n'umuntu uwo ari wo wese atabasha gusubiza. Ariko Yesu we afite igisubizo. N'umuhanga amaso, n'umutumbira, n'umurebaho muri aka kanya, aragukorera byose. Reka dusenge. Mana yacu iri mu ijuru, mu izina rya Yesu turagushimira ijambo tumaze kumva. Turasengera umuntu wese umvishije ijambo akemera guca bugufi umutima we, aho ari hose, yaba ari mu nzira agenda, yaba ari mu buriri aryamye, yaba ari mu kazi akora, aho uherereye hose ukaba uciye bugufi umutima. Turagusengera kandi icyifuzo cyawe ukizamure kigere ku Mana mu izina rya Yesu. Niho hari igisubizo, niho hari byose. Yesu niwe ufite byose, niwe ufite ubugingo bwa bose mu maboko yabo, mu maboko ye. Niwe ufite imbaraga zo gukiza, niwe ufite igisubizo ku bintu byose byananiranye. Indwara yose nubasha kuyikiza. Umwemerere umutima wawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kandi turizera ko Imana igira neza. Urakoze kuko ubyumvishije, urakoze Mana kuko ubikoze, urakoze kuko ubakijije abarwayi bose, abafite ibibazo, abagowe, abarembye, abadafite n'ibyiringiro, aho baherereye hose. Mana yacu, yuko imiryango yabo izongera ikaba imiryango, yuko ingo zabo zongera zikaba ingo, yuko abana babo bazongera bakaba abana, yuko ababuze imbyaro bashobora kubyara. Mu izina rya Yesu turabasengera. Abo bose bemere kumva ijambo ryawe Mana, abemeye kumva ijambo ryawe bagahindukira, bagaca bugufi. Mana, ubambure ukuboko, ubigaragarize. Urakoze kuko ubyumvishije kandi kuko ubikoze mu izina rya Yesu, amen. Murakoze, turabashimiye cyane. Imana ibahe umugisha. Hanyuma turangije tubasaba inkunga imwe gusa, yo kudukorera subscribe, mugakora share, mugakora like, mugakora na comment, kugira ngo tujye tumenya nimba ari n'ubufasha bundi mushobora gukenera bw'inama n'iki. Muri comment tujya tuzinyuramo tukageza gusoma, kuko hari n'igihe biba ngombwa akabufasha bwo mu nama, atari n'ubwo gusenga gusa. Imana rero ibahe umugisha, kandi Imana ibane namwe aho muherereye hose. Aho kw'Imana kwiza mukomeze kubabeho mu izina rya Yesu, amen.